Yesu nashimwe ni Pastor Christine. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi tugiye kuvuga ngo ntituzaho amafari ariko umusare wacu azaho amafari, azaho twaroba bikemera. Ni ku ijuru ririho rero TV udukurikirane kugira ngo uzakomeze wumve ibiganiro byacu, ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye udukurikirana. Yesu aguhereza umugisha cyane. Ntabwo ba Petero bari bagerageje ariko ntabwo bari bazaho amafari, kandi bari abahanga mu kuroba. Ariko hari umurobyi uzi kuroba, hari umurobyi umenya aho biri. Byashoboka ko aho wohereje inshundura ntabwo ariho biri, aho wagiye kurambagiza siho, aho wagiye gukorera siho, aho wagiye kuvugira siho, aho wagiye kuba siho. Nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo niba ahantu uri ariho Imana igushaka, uzahahirirwa, uzahabonera umugisha, ibintu bizahinduka, ibintu bizaba byiza. Nyamara niba ahura atariho Imana igushaka, nubwo wahamara imyaka 100, uzahatindaharira, uzahabonera ubukene, uzahabonera ibibazo, uzahafungirwa, ibibazo bije byose bizakugeraho. Mbere yo gutinda ahantu, jya ubanza ubaza Imana ngo Mana, aha hantu ndi ubundi urahanshaka cyangwa ninjye wahaje kubera kuba mpashaka, kuko inshuti zambwiye ko ari heza, kuko abagenzi bahandangiye, kuko abantu bambwiye ati nyamara ugiye mwakira gihugu wamera neza, nyamara ugiye mwiriya karitsiye, nyamara ucuruje ibirayi byakemera, nyamara ugiye mu bijumba byakemera, nyamara reka nkubwire, nyamara ushatse runaka wabonye umugisha. Niba ari iby'abantu uzarangira ubabaye, jya uba wowe. Ariko niba ari iby'Imana, nubwo waca mu mubabaro umeze gute, ntabwo uzakwica. Niyo waca mu mazi ntazagutembana, niyo waca mu muriro ntabwo uzagutwika, kuko Imana ifite impamvu iri kubikunyuzamo kugira ngo iguhe indi testimony ukorera aho hantu uri cyangwa uvugira aho hantu uri. Niba urugo urimo ari Imana yaruguhaye, imiteseko yose waba uri gucamo Imana irayikoreye kandi ifite ukuntu izayirangiza. Nta muntu Imana ijya ihereza ikigeragezo adashoboye kwihanganira. Hallelujah. Wa munyembaraga we, genda uko imbaraga zawe zingana. Wishaka kugenda nka runaka, wishaka kuvuga nka runaka, wishaka gukora nka runaka, wishaka guseka nka runaka, wishaka gukora ibingibi kugira ngo bakwemere nka runaka. No, ntabwo uzaba we, ntuzemerwa nkawe, ntuzakora, ntibizemera. Ahubwo ba wowe, bwiriza nkawe, usenga nkawe, hanura nkawe, fasha nkawe, sengera abarwayi nkawe, curuza nkawe, vura nkawe, cimanza nkawe. Wishaka gukora kopi, kuko kopi irangiza ari kopi, na original irangira ari original. Ba wowe original, kuko wowe original arakenewe. N'ibyo ufite turabikeneye, utabanje wabikora ahandi cyangwa ngo ubikope, ahubwo ukora ibikurimo. N'ibyo Imana izakoresha kugira ngo ikugeze mu byawe. Ngo bararoba biranga. Ushaka ko bararobye imyaka 5, ukubita mu mwaka wa mbere, uravuga ngo uwa mbere mfite ubukwe ntibyemera, uwa kabiri mfite ubukwe ntibyaka, uwa gatatu mfite ubukwe ntibyaka. Iyo umukobwa bari kumubaza ngo ariko se uzashaka ryari mu mwaka utaha, ese wa muntu wavugaga ngo urafite byagenze ute, ntibikiriho, ariko hari undi. Wese bimeze bite, nawe ntago agihari, ariko hari undi. Wese bimeze bite, byarapfuye, ariko hari mfite undi. Wese bimeze bite mu mwaka utaha. Iyo bageze nko kuri 5, wowe se noneho se bimeze bite, ufite hari ubu ufite. Iyo bigeze mu miniho, umuntu atagishobora kubisobanura. Iyo ugifite kubisobanura ntabwo biba byari byakaza, ariko iyo ufite utarasobora kubisobanura, iyo utagishoboye kubisobanura, wihita byisobanura. Kuko Imana y'Abisiraheli bagitabaza ngo Mana uzadukura muri ubu butayu ryari yaricecetse, ariko bigeze mu miniho ngo Imana yumva iminiho. Hallelujah. Imana yumva kuniha kwabo, iravuga ngo reka nze mbarengere. Mu myaka ya 35 Imana yakumva iminiho, mu myaka ya 25 Imana yakumva iminiho, mu myaka ya 40 Imana yakumva iminiho, mu myaka ya 50 Imana yakumva iminiho. Icyo nihira urakizi. Hari umuntu ukeneye umunezero, hari umuntu ukeneye amahoro, hari umuntu ukeneye ibitwenge, hari umuntu ukeneye no kwitwa amazina meza, hari umuntu ukeneye kumva umuntu yamushyira muri yamukeyaringa. Ariko aracyavuga ngo arahari ntawe uhari, arahari ntawe uhari. Reka kwinjiza abadakenewe, ureke uhinzira ukenewe ari we winjira. Ureke igihe cyo kwisobanura kirangire, ureke ibintu ubwabyo byisobanure. Kuko iyo umuntu ageze muri
ntago aba agifite ibyo asobanura, nyamara imyaka ikiri mito yari agifite ibyo asobanura. Ubwo ugeze mu miniho rero, hagararaho Imana ikureba, Imana irengera ubuzima bwawe, ikwereka aho urohereza urushundura, ikwereka uburyo uri burobe, ikwereka uburyo uri bukuremo. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nawe urobe bijemere, ndetse usagurire n'abandi, umunezero wawe abandi bawuryeho, ubukire bwawe n'abandi baryeho, kuko uyu muntu yabaye neza n'abandi hari n'ibindi bihumbi biba neza inyuma ye. Yesu wacu ashimwe. Va mu isi yo mujinya, va mu isi yo kuba kwigunga, ibyiza niba runaka bibereye, se nkanjye umwana w'umukene natabarwa nanjye, se njye ninde wankunda ntarize, ese nubwo nize ninde wankunda tuba ahantu nk'aho. Ibyo bintu byose uri kugerekaho nibyo biri kwica amahirwe yawe na seve yawe. Nyamara wowe hagarara ahantu Imana ikureba, igirira abakire neza niyigirira abakene neza, itabara abana b'abakire nitabara abana b'abakene. Iki ikeneye ni ukuyubaha. Yereke ko ukiri wa mukobwa wirinze, wikirinda ugeze mu myaka waririnze imyaka 10 kwa 11 ngo ukunanire, n'uwa 11 wumire, kuko n'uwa 10 warayimize. Ureke data wa twese aza, ntabwo ajya azira igihe abantu bazi ko ari bwaza, ariko yaje aza neza. Nigeze nsanga umuntu umwe, ntavuga ahantu akora wenda abantu bakahamenya, ariko ndasanga akora ahantu ari umuyobozi. Ndagenda n'umurebye n'ibyo Imana iri kumbwira numva birancanze, ariko Imana ndavuga si uyu muntu ukagaragara nk'umumama, kandi Imana ikaba iri kumumbwiraho ibintu bisa nk'iby'abakobwa. Ndagije ndamwegera ndamubwira hari ibintu Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo umugabo wawe ari mu gihugu bita Ubufaransa, ntabwo ari hano mu Rwanda. Turi kumwe naho nari namubwiriye, ntabwo ari ahangaha mu Rwanda. Cyakoze biranteye ubwoba kubikubwira, kuko ndabona ugaragara nk'umumama. Arandeba asekamo gake, arambwira ati ndi umukobwa. Ndamubwira nti rero data arambwiye ngo fata ushake visa yo mu Bufaransa ugende. Ati habaye umuvandimwe wanjye, ariko ubundi ngiye mfite visa ya Amerika. Sinzi impamvu rero najya mu Bufaransa, simbukunda. Ni ntabwo ugiye aho ukunze, ahubwo ugiye aho ibyawe biri. Muntu w'Imana uri kunyumva, ndagusaba ngo ujye ahantu ibyawe biri. Nzabahereza ubuhamya bwo nanjye nahuye n'umugabo wanjye, numva igihugu Imana imbwiye ngo jyamo niho umugabo wawe wari, numvaga nta wuriyo, nyamara yarariyo. Rero igihe Imana ikubwira ngo jya mu gukora ibi ngibi, nibyo birimo umugisha wawe, ukumva ntago wabikora kuko wumva wowe ushaka biri, jya wumva iby'Imana ikubwiye. Nibikubwira 1 2 3 nta marangamutima, atari wowe wagiye kubishakisha, ujye utuza ubanza ubaza Imana ngo kuki binziye kenshi, ese birasobanura iki ngiki ndi gutekereza cyangwa bisobanura ikindi. Ntuhubuke ngo biri gusobanura icyo ushaka, ahubwo utuze uzamenya neza icyo bisobanuye. Umukobwa arambwira ati sinshobora kureka akazi kanjye. Abantu be bose bo hafi ye bose bamwitaga tantine, nabonaga ari umumama mukuru. Arambwira ati ubuse urambwira ngo ndajya gushaka, ati ubu ndeba mfite imyaka 50, ndajya gushaka nzabyara. Ndamubwira nti ntabwo nzi uko Imana ibigenza, ariko icyo nzi cyo nuko izabigira neza. Yarambwiye ngo mu nda yawe harimo imbuto y'umwana, nyamara genda ujye kubyara umwana wawe, basi wenda ugifite ayo mahirwe Imana iguhaye. Ntabwo ngusaba ngo uzajye gushaka ufite 50, ariko niba wisanze ariho wageze, reka tuvuge ngo haracyari andi mahirwe, ko muri 40 washaka, 45 washaka wa mugabo we. Hari abapapa benshi cyangwa abasore benshi nabo bamaze kuba basaza badashatse, ari ibintu by'akarande byabatwaye. Imana izanye ijwi ry'umuhanuzikazi Pastor Christine, wenda hari uyu munsi warokoka kubera irijwi, cyangwa warokoka kubera usengewe. Arambwira yaragiye arabikura mu ncamake, aravuga ati kambikore ku bwawe, ariko nukugendera ku bw'ibyo Imana yawe yavuze, umbabarire bizabe nkuko yabivuze, ntigende ubikore. Nta mahirwe ikirakwereka ko ari Imana nuko baguha visa. Bamuhaye visa rero, arahaguruka. Ndamubwira ntigenda nyuma y'iminsi 30. Nanjye ubwanjye Imana yambwiye amezi 3 niho uzaba uhuye n'urugo rwa n'umuntu wawe, kandi mu mezi 3 twari duhuye. Noneho nawe ndamubwira ngo genda mu kwezi uzaba uhuye n'uwawe. Aragenda rero, agize nko ku munsi wa 25 arampamagara arambwira ati Imana yawe yarambeshe, ntabwo ndi kubona umuntu wanjye, ngiye kwigaruka muri Afrika, nge sinaba hano. Ndamubwira ntirindira gace Imana iri buze, nawe uri kunyumva rindira gati igiye kuza. Ibyo warambiwe ngo hari ntabwo ari uwanjye, ngo hari nge mbona yikundira abandi, mureka bakunde, ibyawe n'ibyawe.
ntaho bijya. Yesu ashimwe cyane. Arangije ku munsi wa 30, ya minsi 30 namuhaye, aba yakatishije itike y'indege, agomba gutaha kuri 29 bajya kwiyakira ahantu, agomba gutaha nyine ejo. Igihe bari kwiyakira ajya inyuma, nari namubwiye ngo umugabo we bazahurira ahantu ku mazi. Yari yambwiye ko yagiye ahantu ku mazi hose yabuze umugabo we, cyakoze nari namubwiye ko umugabo wari umuzungu. Agezeyo rero asanga ageze kuri ya mazi, ageze muri ya hoteli, baricara bararya baranywa, asohoka hanze gato ajya kuri pisine, akubita ikirahuri cy'umuntu. Wa muntu akimukubitira ikirahuri, ahagurutse ngo arebe ikirahuri cye bakubise, andebye ati yo, abona niwe, asanga nawe yaramutegereje. Iyi munsi bubatse urugo kandi bafitanye umwana w'umuhungu. Ndashaka kukubwira ngo iyahereza uwo muntu, yahereje uwo mama umwana w'umuhungu n'urugo, nawe yaruguha. Mfite abantu benshi nasengeye, nzajya ngenda abaha ingero, uretse ko ntazabavuga bo, abantu Imana yagiye ikorera. Iyo wohereje urucundura ahantu hariho amafaraza, ariko iyo ugohereje hatariho, nta fi na rimwe riza. Ndashaka kubwira uri kunyumva ngo fata urushundura rwawe urwohereza hariho. Iyo kandi utabaye maso, hari abandi bahita barufata bakarwoherezayo, bagahita batwara ibyari ibyawe kubera kubura ubwenge. Ba maso, umenye neza, wohereza urushundura. Akazi nakawe, urugo n'urwawe, abana n'abawe, umugabo n'uwawe, umugore n'uwawe, business ni yawe, ayo mahanga n'ayawe. Ahubwo ba maso, umenye ngo aho ndi niho. Aha hantu uretse ko nabonye amahirwe yo kuhaza, ariko ubundi niho. Ntukarire ubutayu ahantu wumva wise Kanani, mu izina rya Yesu. Ujye urira ubutayu, mu butayu ni Kanani uharira amatunda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero nawe ndagusabira ngo ibyo uri kubona byanze, uburwayi urwaye abaganga bavuga ngo ubu ntibujya bukira, humura nibwo Imana ikiza. Imana ntabwo ikiza ibyo abantu bashoboye, ikiza ibyo abantu badashoboye. Tubonye abarwayi benshi barwaye indwara zikomeye, bagaruka bavuga ngo batubwiye ngo noneho ntabwo tukirwaye. Nawe rero duhumure. Ahari wenda impamvu ufunguye iyi video kwari kugira ngo wumve ibi ngibi, wongere ubeho. Wamara imyaka myinshi utabyara ariko kabyara, wamara igihe kinini udashatswe ugashakwa, wamara igihe kinini udaseka ariko ugaseka, wamara igihe kinini utemerwa ariko ukemerwa, wamara igihe kinini udahamagarwa ariko ugahamagarwa, wamara igihe kinini udakundwa ariko ugakundwa. Favor y'Imana ikubeho. Ngiye gusenga mvuga ngo utari ufite favor ku buzima bwe abone favor. Ngiye guca bugufi nanjye imbere y'Imana mvuge ngo Mana, aka ni akanwa k'umutambyi nsabiye izi ntama, cyangwa nsabiye abari kunyumva cyangwa abashumba. Mwami Imana, bahe icyo bakwifuzaho. Reka dusengane Imana, wohereza inshundura. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo nasomye ijambo ry'Imana, ariko ndaza kubashyiraho umurongo muri busome uvuga ku nshundura. Wohereza inshundura, hanyuma urebe niba Yesu avuze ngo ohereza. Iyo wohereje ari wowe uvuze, haza ubusa. Ariko iyo wohereje ari Yesu uvuze, haza amafi. Ni igihe cyawe cyo kuroba. Ntuvuge ngo nuko ari umwaka ngo wa corona, ngo umwaka urimo ibi. No, kuroba ntibisaba imyaka y'ibyiza n'iby'ibibi, isaba igihe cyawe. Ohereza urobe. Bakirereza ijambo ry'Imana, kadusengana Imana. Data, ndagushimiye ko uduhaye uyu mwanya nanone. Sengeye buri muntu wese wiyumvishije mu bagiye baroba ari bo biyoboye, kugira ngo aka kanya umubabarire, noneho akumvire, agutega amatwi, umwereka aho agomba kohereza inshundura. Hanyuma yoroba ibifatika, aroba ibije, aroba ibizima. Kandi muri iki gihe ntiyongere guhushwa, ahubwo ahure n'ibye, ajyane n'ibye, akore n'ibye. Ntabe mu rugo nta mahoro ngo ntago ari mu bye, ntabe mu bana nta mahoro ngo ntago ari, ahubwo ikintu cyose, ntabe mu kazi nta mahoro, ntabe mu gihugu nta mahoro, ntaba ahantu ari hose nta mahoro, ahubwo umwereka uburyo yohereza inshunduro, ibintu byose bisobanuke. Ngaho sobanurira buri mwe wese uwabikoze kubwe umubabarire, hanyuma aho hantu uhahindura he, hanyuma uhamuhera umugisha. Urakoze Data, niko nsengeye abarwayi, nubakize, ukize diabete, ukize kanseri, ukize hepatite, ukize corona, ukize ibibyimba, ukize mu izina rya Yesu imitwe, ukize amaguru, ukize amaboko, ukize imbavu, ukize ibifu, ukize mu nda Mana, ukize umugongo, ukize ibituza, ukize amabere, ukize mu izina rya Yesu.
imitsi, kiza buri burwayi bwose bwataka umuntu ntiyongere kubaho, kiza abantu abadayimoni, amajwi y'abazimu, imyuka yongorera abantu, imyuka ibateza abadayimoni, imbaraga zibatera mu bicuku by'ijoro, imyuka ibatera kwikinisha, imbaraga zibisekuruza, mu izina rya Yesu nubakize. Mana aravuze ngo kiza abantu bawe izina rya Yesu Kristo, abantu bongere bakubone. Mana imanuka ikize, Mana umanuka urengere, imbabazi zawe ziboneke ku bantu bawe. Ndasenze mvuga ngo nubakize Mana, Mana nukiza abantu, Mana nukiza ubwoko bwawe, abakwiringiye bongeye bakubone, ibidashoboka ubishobore, abafite ibikomeye cyane ubyoroshe, kuko duhuye n'abantu bafite ibintu bikomeye ariko tubona ubigize ubusa, bigaragara ngo mu mubasha n'ubushobozi bwawe ushobora ibidashoboka, bivuga ngo ukura ibishoboka mu bidashoboka. Naba bateze iyi video amaso, reka iri sengesho rigende ryinjire mu byabo, ritangire rikore mu bana babo, rikore mu bintu batunze, rikore mu gihugu barimo, rikore mu kazi, rikore kuri kimwe, abantu bongera bagira amahoro. Tuzumva ubuhamya buvuga ngo hari icyo data yakoze kubwira isengesho. Urakoze Mana kubikoze, kandi ndabyumvishe ko hari abantu batangiye gukira n'abatangiye kwakira ibyabo kubwira isengesho mu izina rya Yesu, amen. Wakire gukira, wakire guhirwa, wakire ibyawe, urobe byemere, Yesu abe kuri wowe, kuko Yesu aravuze ngo ruba gahinjira urobe. Yesu abaha umugisha. Mwari kumwe na Pasiteri Christina uyoboye NIWE Mountain. Ndabakunda.